Nkwifurije ibihe byiza wowe dukurikiye. Niba witwa izina runaka cyangwa ukaba ufite inshuti yawe yitwa izina runaka ariko ukaba wifuza kumenya ubusobanuro bwabyo, reka nkubwiye ngo wageze ahantu hanyaho. Uyu ni wa mwanya mukunda muri benshi wo gusobanura amazina. Mu kiganiro cy'ubushize umukunzi wacu yaradusabye ko twazamusobanurira icyo izina Larissa risobanuye. Umunsi rero wagize, ndetse nawe niba witwa Larissa cyangwa hari izina wifuza ko tuzagusobanurira, twandikiye muri comment tuzasobanura mu kiganiro cy'ubutaha. Ese mbere y'uko dutangira buriya ntitwakuzuza aba subscribers 1000? Yego, reka tubikore. Kanda subscribe ubundi dukomeze. Nongeye kuguha ikaze mu gice cyo gusobanura amazina. Uyu munsi tugiye gusobanura izina Larissa. Larissa ni izina rihabwa abana b'abakobwa ndetse n'izina rikomoka mu burasirazuba bwo hagati mu Baperesi, ubu ni Iran y'ubu. Ndetse nanone izina Larissa rigira inkomoko mu Bagiriki ba kera. Mu Baperesi izina Larissa risobanuye ikintu cyiza cyangwa se ikintu cy'agaciro cyane. Ibi wabibona ku rubuga rwa murandasi nifashishije igihe nateguraga iki kiganiro, wanditse www.kiranixname.com. Tugiye gusobanura izina Larissa, iri zina byadusaba ko turigabanyamo ibice bibiri, ari byo Lari ndetse na Sa. Lari ubwabyo bisobanura ubwoko bw'igiceri bukoze mu ifeza, ndetse iki giceri cyakoreshwaga mu Baperesi ba kera, naho Sa ni umugereka bongera ku izina. Tugiye mu rurimi rw'Ikigiriki, Larissa usanga ari izina rifite inkomoko mu mujyi wo mu Bugiriki bwa kera witwaga City of Larissa cyangwa umujyi wa Larissa. Ndetse Larissa ubwayo mu Bagiriki bisobanuye citadel. Citadel yari inyubako ya kera yabaga ikomeye cyane, bubakaga mu gace runaka k'umujyi. Iyo nyubako ikaba ari ndende ku buryo yifashishwaga nk'ibirindiro by'umutekano w'umujyi wose, ndetse akenshi yakoreshwaga mu gucunga abinjira n'abasohoka mu mujyi, cyangwa se igakoreshwa mu bihe by'intambara. Niba ufite inshuti yitwa Larissa, uyifate neza, urumva ko asobanuye ibintu bikomeye, ndetse nawe ntusemere kumuhomba kuko arakomeye kandi ni uw'agaciro. Ubwo mboneye kubwira abahungu ndetse n'abagabo baba bafite abagore bitwa Larissa, babafate neza ko ni ab'agaciro kenshi cyane. Niba yitwa Larissa, menya ko yitiranwa na Larissa Shepitov. Uyu ni umuyobozi wa filime w'umusoviyete wamenyekanye cyane, ndetse witiranwa na Larissa Neiland. Uyu yabaye umukinnyi wa tenisi wamenyekanye cyane, akaba akomoka mu gihugu cya Latvia giherereye mu Burayi bw'Amajyaruguru. Kugeza uyu munsi Larissa ni izina ridakoreshwa cyane, kuko usanga ababyeyi benshi bakunda amazina nka Melissa cyangwa Marissa kurusha Larissa. Mu yandi mazina wakwita umwana w'umukobwa ajya gusa na Larissa harimo Lamis, Lana, Lasna ndetse na Lasinia. Ndagushimiye cyane kuba wabanye nanjye. Niba wakunze iki kiganiro, wagisangiza inshuti n'abavandimwe ukanda handitse share, ndetse wibuke gukanda subscribe niyo buto y'umutuku. Yego, ndategereje ko uyikandaho. Twabanye muri iki kiganiro, nitwa Asifendize Denise. Urakoze cyane kuba waduhaye inkunga yawe, kandi izatuma dukomeza kugutegurira ibindi biganiro. Mugire ibihe byiza.